Tengana suwaye, epaizua ya lokuta, epaizua ya biloko, akuta kinga na yango. Likamomoke mosala poboma, biloko ya ndako asoba. Ya mshaza kate. Na. Lelo makambo lobi makambo na lemie lelo bitumba lobi koswa na yena bayeyo na boye ko bébé sans auto na manza. Tu viendras longtemps marcher dans mes rêves. Tu viendras toujours du côté où le soleil se lève. Et si malgré ça, j'arrive à t'oublier, j'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. Aura longtemps parfum de regret. C'est Marouja, les cousines, bah, il tire. Mais c'est quoi? Kunawe ndekuza kumwana hose narinde kugira ndeba inzi kororotse wakinoza nabo ngwanye no kumuhengereza ko se bahengeje ye wavugana vugana buho ndiboza kubimubwira umva nyine gira hano nyine ariko kugira yumva umuntu ushaka ngo banirukane ndani cumweru nayo namara hano ngaha ye njubu nyiri imyenda Ego mugero nkubise ngo kwishu. Umusore ndetse wakina bwo ndibuza gusha. Ngoragira gute? Umva nyine reka nkubwiye. Uri kumbwira ati ndani wenda ariko sobundi weho umbonye ute? Umva nyine reka nkubwiye. Naje ndahita mbigaba. Ariko suri kumpoza mu. Wangurura gace. Uravuga boro wakina. Baba buhoro. Shaye imigeri zose ujuri guhurutura nkakata bushati. Umugero mwe kubisa sigaceceka tubyumvikanye. Nyine winyikandi. Cyikanye tubyumvise twagiye kuvuga buhoro. Bikumvikana iki nawe sha. Ngamba bana ndibuza kubabarira se. Urukumbabarira se. Wavuze buhoro. Ariko ndi kugira nje. Iyo ndibuse mugama kwichingira nabazijana wakina. Oki bikonkanga ngo nkobabare. Kugira nje nkubabarire. Ushaka ko nkubabarira. Nuko nanje ujaje urama kumukete. Cyane nanje ukama kugatunda. Igera. Kombe tengana suwa akoro mazina cyo hawe. Singa ndirimba rumba. Mva. Sabere. Kombe tengana suwa epaizo ya lokuta. Epaizo ya biloko. Akuta kengana yango. Likamomoka mosala pobo. Rebecca! Karame. Numva urusaku rwabarenze akazi nababwiye gukora mwagakoze. Turimo kubakora. Muri bwe. Sebe uri mu biki? Sikiraje ko se kiba kimiyenza. Subundi wako kiba wamaye gukorana nawe. Uvuze? Nese si mujya umuhemba. Siba. Mami na. Wakigoryo. Umuntu w'inkumi nkawe. Kumva wakora umurimo uri kumva ari amakosa. Nese bamisi mwamuzanye bagakora akazi kose. Mami nawe urangora. Sahundi. Mukobwa yitabura kuzashimira urugo rwo. Mami namwe murambune. Mwamwe ukabyajya gushinga urugo utazi gukoropa, utazi gukubisa furiya, utazi koza isahani. Ukamira mu kitozo umugabo. Nzabimenya icyo gihe n'ikigero. Ceceka. Igihe n'iki. Muri amabera abiri. Petite fille, sors ne sert à rien de pleurer. Ne te laissez pas emporter. C'est cette larme et un jour, il te reviendra. Hari ubwo umuntu anshaje mukagira ngo ndikahanize. Shara kanyujije pe mu gihe cyawe waririmbaga gute? Shane ishati yaso. Shane ishati yaso.
nyine yego mani si ubundi papa yagukuye ko mba naje abiriye wari uwo mu Kinigi yo ruguru ariko nawe wabona warakurikiye ibiceri uvuga make wanjashwa mba rwose umva rero buriya kumenyana na so nari umukobwa ndi igitoma n'igitoto biragaragara no mbese nari ntoshye nk'uhora nyagirwa n'imvura y'utumba biragaragara pe n'ubu se gushaje kuri mwiza erega so yari afite amafaranga shaka pasidana yaguhuye sinzi n'ahantu mwahurira ahubwo ni igihe wari umukobwa waka biragaragara muri uyu mujyi narize papa uretse kuba yari afite amafaranga ntabwo yize urumva rero gutereka umukobwa wize nawe aba ari kureba ahantu ibintu bizava kandi ngugire inama no mu bukumi bwawe nutekereza kurushinga ujye ureba utaha ahantu hari ibintu ese hashobora kuzazamura umuryango wawe so rero yari afite amafaranga iby'amashuri sinabirebaho iby'ikimero sinabirebaho iby'ubwiza sinabirebaho yapfaga kuba afite amafaranga azakomeza kuvugurura ubwiza bwawe ubundi buriya hari ibintu abantu bakundana bagiye kubana bagenderaho ubundi uretse kuba umusore yareba ubwiza bwawe nawe ukaba wareba ubushobozi afite urumva ibintu byo kumenya ngo kanaka imico y'imeze gutya abona nyine ibyo umwereka ariko ibigendanye n'impano ibigendanye n'umuntu w'imbere bigenda biza gahoro gahoro niyo mpamvu rimwe na rimwe ubona abantu batabana igihe kirekire bakaba baratandukanye hari igihe aba yamaze kubona imico mibi hari igihe aba yamaze kubona ingeso atakwihanganira kuko bana buriya ni ukwihangana na so rero yaje kumenya ko impano yanjye ari kuririmba gususurutsa ibirori ibintu nk'ibyo muri icyangombwa rega ni ukubahana uzi kuririmba gutyo pepe bimaze ko aribwo ntabwo mva uri kuririmba ubimenya ute ngaho rero mugende mujye ukoza za nkweto za so mushaka amasogisi mushaka amasengere ahantu mwere mubipfurika hariya hose mugende mubifate mu bifuka ko wagira ngo nabari umukozi ntabwo nshaka kuzana neza uriya nagahembwa cyangwa nanjye mujye mu mpemba noneho rero igihano nguhaye genda ubifure wenyine guhera uyu munsi nawe uzajya umenya inkweto za so ukamenya amasogisi aho mvugiye aho mubone wanjye nawe ntabwo wabinkora ujye umva imbere ariko umuntu ajya akabwira kumva ikibazo ni uko gasa Fab mfite ibibazo man ibibazo gusa nkawe kujurira gurukurira ibibazo umuntu w'umusore nako ibaze umubebe njyewe yanyisuriye ku mugoroba aransura amaje kunsura pe abizi irari ry'abahungu nawe urabizi mbamujyanye mu cyumba adatangiye amusomaguye aje kumusomagura wenda murambika nyine nawe urabyumva arambwira ati rero mwana ariko mwana wuje ndi kukwihorera urakomeza urambwira ibyo nibyo bibazo uri kumbwira ufite by'abakobwa umva ikibazo ntabwo ari cyo Fab ikibazo njyewe yambwiye ati dukoresha agakingirizo tumaje gukoresha agakingirizo nagiye kurangiza kacitse mfite ikibazo nimba namuteye inda nimba natamuteye inda nimba yanyanduje sida nimba atanyanduje sida urumva ko ari ibibazo ubu nanjye sinzi ko none ndumva nabyutse numva umubiri wose umeze nk'uwatonekaye urangira inama kuri inshuti yanjye ubu rero burabuyeho ikintu umuntu yakora ni ukukumva gusa ko nta kindi kintu umuntu yakumarira kandi uri inshuti yanjye ndetse ndi inshuti yawe ibyo bibazo byose niwe wabijanditsemo ikirengero uwami kandi ikintu kimbabaje Fab umukobwa yamaye amakuru neza kashobora kuba yaravukanye ubwandu bwa sida nicyo kibazo mfite Fab cyonye abasore barashize ngize ni n'ikibazo utangira kuvanga ibibazo ngira ni ibindi bibazo by'umuntu w'umugabo yahura nabyo abandi bari kurwana n'iterambere uracari muri za Fab
zanakoze nta gakingirizo wakishimira ko narwara sida mwa Yoresha. Cyakoze ntabwo naguseka. Ngo wakwicara nabi ngo babaze imbere hanje. Ariko ibibazo byawe ukuntu ndi kubyumva ni wowe wabyiteye byose. papa njye nuhirije gahunda ya leta ngo nkoreshe agakingirizo ariko kacitse pe do ni ukuri kw'Imana njye nakiboneye nagakwemo kacitse dore nanamusoreyemo none urayumva wari uzi ngo ntawe ndi kumva genda nawe uduhure nanjye nicare akaguru ku kandi n'umusheri biravuba se ahubwo reka ngo uhagarare hejuru bikore vuba Mario nambayeyo sinazajya nshobora kujya imbere y'abantu nzabishobora numva ngo abahanzi bo mu biyobyabwenge ariko jyewe nzagakora ngakorana isuku Dame Mario nambayeyo kwisiga nake ngorora umuhogo mba ngiye kubigira umwuga hazaca uwambaye Ako burarika nkubaza. Ubundi yuba witwaza ngo nje nawe ngo turi inshuti niba koko turi inshuti. Nkaba nje ibyo bintu byose nabyijandikagamo icyo ndi kureba imbere ari iterambere gusa. Warangiza ukanzanira ibibazo nk'ibyo ngibyo by'amafuti ngo kacitse ngo wamusohoreyemo buri yuba wumva uri muzima. Kacitse. Sha urambabaje kabisa. njye nifite n'ikibazo cyo kwa nko ndaza no kwitahira Ngo reba jonga ibaze nk'ico kintu. Waraje uvi wanyu mu cyaro. Uza mu mujyi nguje gusura. Kwa anko ubundi bura ntago narinzi ko neza ko ikintu kikuzanaga kwa anko wawe ari abakobwa bakuraruye. Dore rero wenda icyo nagufasha. ariko inahangaha hari n'ibirayi byinshi nose mu cyaro hari ibirayi bibaye Warasaze shano uzasubira iwanyu noneho urugukamba zagiye Imana. None si aho nyinera wigeze uwo mukobwa umubwiraje wamuguriye utunini muri farumasi wenda kujyo aramutse hari cyabaye. ikibazo cyo kumuterera ikibazo ni sibi mfite amakuru neza ko ngarwaye sida bose mu mudugudu wose wamuzengurutse w'inanga kwa anko Sha burya bwose uri ninjije mwana. Subu koko ubu wabuze no guhita ujya kwa muganga ngo ugure cya kinini umuntu anywa. Ku buryo niyo waramuka wanduye byahita bitakaza agaciro. Nzifasiyo mpamvu nanjye nakubwiye ngo uzungire inama. Niba koko ushaka bundi kujagendera mu murongo muzima mira nkanjye muberere urumodo. Mbonaga niba ntari kwijandika mu by'abakobwa nkawe ko kuba nuzongere no kunzana ibibazo nk'ibyo nje niba udashaka kuva mu byo uje mu by'iterambere. kandi nsubire kwa hanko nanjye muri iyi minsi ndabipanga nitahira nuko nakunda ariko sha Fabu cyari kiryoshye nubwo namusohoreyemo umwabuje yasomeye ntuyamenye ko narangije mwabuje ibito byarangiye kinyabupfura gikeye ese ubundi ugira ubwenge cyangwa ufite ibivumvuri mu mutwe uteye kurya nuko nari ndangije ndavuga inti reka nkurabure nawe uzuge ugasoma ubwo ubundi uzagira ubwenge ryabo si mwabuje ku buryo wabura n'ubwenge bwo kurya umva nkubwire ugomba kugira isuku mu byo ukora ugomba kugira isuku mu guteka narabikweretse menetse icyo kimamiyo hano ariko rero doko kireba vayo hano se nyine ubundi nta muntu ugomba guteka akomba ibimamiyo uneze amatwi
Imamiro. nta muntu uteka komba ibimamiro. Iyo ushaka kumva umunyu uri mu nkono ukoza mu nkono uri guteka gutya, warangiza ugashyira ku kiganza cyawe, warangiza ukumvira ku kiganza cyawe, nawe undi kwira nukugaburira mu macana. Niko nihiraga. Je ndihiraga mu rugo twakozaga intoki mu nkono. Nuko ubwo nabonye uruntu rumeze nk'urutiyo nkavuga inira akabare go ndi. Umva imbere genda de mu kazi. Kumva ibitekerezo byanjye birimo amakosa menshi. Kuba nakunda umwana w'umuhungu w'umukozi birenze ubwenge bwanjye. Ndareba agasumari, nareba ibigango afite, nareba ubusore afite, naba ubusa n'ubugoryi n'ubucucu afite. Umva umutima wanjye urashengutse. Gute numva mfite ibyiyumviro nk'ibi ngibi koko? Najyaga numva ngo abagore bakunda abapfubuzi, nkumva n'umwanda mubi cyane. None ko nanjye numva bigezeho, ndamureba nkamwitegereza uriya mwana agasumari. Wamukarabya akamusiga, akamuha uburyo bwiza bwo kuganguza, yavamo igisore cyiza cyane. Utekereza ibiki byagenze bite ko mbona shiguka yakugendekeye gute? Ikibazo cy'igihe Ikibazo gihari se ntabwo kizi. kizi kandi Nahimubwiye ngo nk'amafaranga nigire muri jimu, nigire muri salo, nigurire amavuta, ntiwansubiza ijambo na rimwe. ariko mumake ibyo bintu byose untondoreye reka wabivuze ndakwihorera. None ngo muri salo ngo muri jimu, ibyo ni ibintu byose bikeneye amafaranga. Ariko butekereza ko iranzu yiraruguru na n'ubu itari yarangiza gukorwa ngo irangiye. Mwese ubundi ngewe nkubujije kurangiza ibikorwa byawe. Ariko nkubaze, ubundi wagiye kundambagiza uyobewe ko basogoro na ba nyiragitariro bahari? Ye? Ubwo se urumva byarangira gute niba ukeneye amafaranga angana gutyo? Ubwo ibikorwa nabikomeza nte kandi kunsaba amafaranga angana gutyo? Ubwiza burahenda, warabibonaga. Ubwiza ni amafaranga. Erega amafaranga ni uburyo bwo kubagarira uruhu, ukabagarira ubuzima. Donc ugomba guhora wivugurura. None se urabona yuko bizagenda bite none niba utangenera amafaranga yo kwiyitaho? Ariko subwo nukuvuga ngo niba nje mbyutse napanze projet y'uburyo amafaranga ari bukoreshwe ukaba ukeneye ka nyagusigira hano cyane. Nusubona ko ngiye kuzaba umugore w'icyaro w'iki ntabwo ibyo bya ugomba kumbarira amafaranga ukama amafaranga nkagenda nabigomba kuri ibyo nshaka kwikora. wigenda utyo icara mbe nkusigayo nari mfite muze kureba ibyo mwayakoresha ubwo ndaza kubikuza ndi rero ko nahemba barabakoze. Basa aho ngaho akira maki murebe n'abarabana na numvisha ari byo bari gusaba ngo bakeneye gukoresha amafaranga mu bikwe kumwakwiranja. Ndabona igihe gisa naho kiri kumbana gito nihute. Saba umunsi mwiza. wambonye ndi umwari mwiza uzira umwaga nkazira umwanda nteye amabengezi
ibyo byose byari amafaranga. Nari igitonore ndi igitoto ntohagiye. Ubu ayo mafaranga yawe urabona yamfasha iki? Ubu urayarebye urayagaye. Nta kintu yamarira. Adabanzi gusa. Murenga usiga inzara. Ubwo ibihumbi 40 usigaye hisa reba abona ni make. Ariko ubu nukubera ikira. Ubu siyo mubwira ko nta nabusa afite noneho yari kuvuga yangani. Rebeka! Mbifutari kugira ngo aya mafaranga uze kuyampera mama wawe. Hari ibyo ari buze kuyakoresha twari twavuganye. Uze kuyamuhereza. Ariko dadi nanjye hari ibintu byinshi mba nkeneye. Tangiye usigarana n'amafaranga nari nsigaranye. Hari ibintu mba nanga no kubabwira. Nanjye hari ibintu mba nkeneye ndafataho makeya mu bandi. Oya ayo ntuyafateho kubera ko hari ibyo yari yamaze kunsobanura ari buze kuyakoresha. Ngaho mereza yanjye. Ahubwo ntabwo nari nsigaranye andi mafaranga ariko bayashyire ku ruhande nayawe uze kureba kuntu wakemura. Niko kuntu wakemura utwo tundi tubazo. Hanyuma ndagiye uze kumuvugisha uyamuhe. Ndaza guhita nyamuhereza. Sawa. Sawa dadi akazi keza. Sawa ngire umusinzi. Yego. Sura. Abagore baba baratomboye amafaranga yose nayo. Mana. Neza amafaranga. Narasabye. Nayo nyine ngo nyagure. Aya nayo yanjye amaye. Nayiki. Nanjye amaye ngo nyine ngira utuntu nguramo yayo musana. Ushikora. Ubwo se ko yasabye. Nawe ubu yarashaka nanga yabamaye se abagore bagiye bashima ibyo bifaranga byose baguhaye ntabwo bikunyuze mbabari. Nanjye hano ndareba utuntu nyaguramo mbabajyanye byinshi. Gasuma! Katini Gasuma! Ngenda kuri botike nzanire ibintu bimwe. Ni butiki. Nzanire ibintu bimwe. Mumabuja nawe wijagamo. None ndabibasigira n'amafaranga nigarukire. Genda babwire baguhe byeri konje. Kandi ubanguke. Ndabanguka. Ibyo bisigaho ngari kugenda. Oya, yambwa isigaye iracika bijana. Kameze Banguka ninywere kamwe inzoke. Wagira ngo kiba cyanyweye dodoti. nawe. None Gasuma ugiye he? Mabuja sinaho yarantumye ibindi. Ibiki yaragutumye? Hawuze uri kureba ko yarantumye byabinko banywaga. Ngo nanje narinzi ko atabinywaga. Iki gitondo se? Ahubwo aravuze ngo nibamuzanire igazi. Anko agiye ku kazi nawe ahita gutuma inzoga. Bura Fabure ukina kubwira. Ngahibaza Anko agiye gukora amafaranga. Ikindi kiraje ngo gitumye umukozi ngo ngagiye kwenda inzoga. Ko ndi kukubwa atumye amagazi ya 3. Numvisha ngo bamuzaniye imwe ya rezeri. Ariko si nkawe uri kwivanga mu bya anko wawe n'umugore we niba mutumye inzoga ubu nkawe koko ko waje kuba hariya bakakugirira ikigongwe. Ahubwo nge ndigendeye ndi kubona natinje mabuja. Musibyo biyoga? None ntabimuha none ntaribye. Njewe ndabwira Anko natakwirukana numaje kurarura umugore ku nkanga ngo banyirukane uri mabuja se. Ariko si uri igiki se? anko wawe ntaga bizi ubaga hara mu rugo se niho wavuga ashigenda ngagenda wamuginga urakabugo muginga wataha. bura Benjamin byo nkubwiraga ubu nkubu none kuba waraje no kububaga kwa anko wawe bivuze ko wakwinjira mu bintu byose ugashaka kubiyobora. None se ubu ushatse kumbwira ko anko wawe ayoboye ko umugore wanywa inzoga uzirukanisha uramukoze uzamwirukanisha si niwe wamuzanyemo hari umuhakazi ariko zabarambarira. Bura Fabrice mva mu nzu njyewe niviriye mu rugo bavuga ko nyine uriya mugore wa Anko yahaye Anko inzarati. None Anko nukuzana amafaranga yirwa arundira umugore we
umugore ngo nibiri ngajya kuririmba ngo by'ibifaransa ngarenga ashaka kuba umusitari amafaranga ya anko akayapfusha ubusa man fa now do ni inzoga n'umukozi ibyo byose inzaratsi sibira numvishe bahaga umugabo akabimbwa akahita mbera none nk'ikimara mu ujya ubona anko agifite ijambo mu rugo ahubwo ko umugore asigaye amutegeka biteye agahinda fa biteye agahinda ahubwo reka nigende ndabona n'imvura iguye nivire mu rugo nukuri pe